Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Inkuru itugezeho none ahandi y'umugabo warumye ugutwi mugenzi we wamubuzaga gushyira urumogi mu isupu. Mukomeze mubishyigikire mukanda like na subscribe Imana ibahe umugisha. Umugabo witwa Isaac Atiga yarumye ugutwi inshuti ye bapfuye isupu bashyiragamo urumogi wabo ahitwa Adadente muri Asini mu majyepfo ya Ghana rwagati. Raporo y'ibyabaye ivuga ko uwahohotewe witwa Emmanuel yabonye inshuti ye n'undi mugabo bakora fufu n'isupu bongeramo urumogi. Ngo nabwo yabyishimiye ahera karabegera kugira ngo ababuze kongera urumogi mu isupu. Mu makazi komeye wahohotewe yabwiye inshuti ze kureka kongera urumogi mu isupu kuko hari abana hafi aho bashoboraga kuza bakarya kuri ayo mafunguro. Aya mahane yarangiye Isaac Atiga arumye ugutwi Emmanuel agukuraho. Kuri ubu uwahohotewe ari kuvurirwa mu bitaro by'ako gace. Indi nkuru itugezeho none ahandi y'umugabo wishwe n'iturika ry'inzoga ku munsi w'isabukuru ye. Umugabo yahuye n'uruva gusenya ku munsi w'isabukuru ye ubwo yajyaga mu kabari hanyuma afashe ikirahuri cy'inzoga ikigega cyarimo inzoga kiraturika asiga ubuzima. Gilson do Nascimento w'imyaka 43 ukomoka muri Brazil yapfuye nyuma yo gukubitwa n'ibimene by'ikigega cy'inzoga ubwo yageragezaga kuvoma n'ikirahuri ngo yice icyaka. Umwishywa we yabwiye itangazamakuru ryo muri Brazil ko nyirarume wacuruzaga ingufuri yagiye kunywa inzoga ahagana mu masaa 12 z'umugoroba kuri wa gatanu tariki ya 17 Nzeri uyu mwaka. Ati data wacu yabahamagaye bahamubwiriza yuko batangira gutegura ikirori kugeza bagezeho. Inzoga ntabwo yasohotse, hasohotse ifu gusa. Umuvugizi wa polisi Clovis Neide Silva yatangaje ko uru rupfu rufatwa nk'impanuka, yongera ati turimo kubaza abatangabuhamya baraho byabereye. Kugeza ubu ibyavuzwe byaranditswe kandi hakenewe gukorwa autopsy. Umugore wa Gilson mushiki we n'umuhungu w'imyaka 15 nabo bari mu biro byo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko yahise ihinduka ikiriyo. Umwishywa we yavuze ko umuryango wahungabanyijwe cyane n'urupfu rwe ruje nyuma y'imyaka 6 gusa akize kanseri. Nyirasenge Angela Marie de Oliveira yabwiye itangazamakuru ryaho ati yari umurwanyi, umukozi, umugabo washakaga umuryango mwiza. Yatubereye byose, azakumburwa cyane mu buzima bwacu ndetse yaduteye agahinda cyane. Isuzuma ry'umurambo wa Gilson ryabaye ku 18 Nzeri bukeye bwaho ashyingurwa mu irimbi rya Jardim de Memorio Inovo Hamburgo. Umunyamategeko w'uruganda Jose Adelmo de Oliveira yavuze ko umukiriya yategetswe kudakora ku bikoresho kuko umutekinisiye yaraje mu rugo kugira ngo akemure ikibazo cyari gihari. Nk'uko uyu munyamategeko abitangaza, ubwo umutekinisiye yahageraga ikigega cyari kimaze guturika kandi umugabo yari yapfiriye aho. Perezida w'ishyirahamwe ry'inganda n'inzoga Jose Luis Giovanella yavuze ko uruganda rukora inzoga n'ibicuruzwa rwagaragaye ikibazo. Rubazwa kugira ngo hamenyekane niba ibikoresho rukoresha bifite ubuziranenge cyangwa se nta yandi makosa arimo. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora, munadukoresha ku nshuti zanyu. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.